ubundi hari ibikwiriye gusengerwa hari n'ibindi bidasengerwa buriya amafaranga ndazasengerwa azakorerwa leadership ndizisengerwa izikorerwa ibi bintu twirirwa dusenga tuzasenga turinde dusaza nta cyahindutse kubera iki nuko intambara irasengerwa ariko ikanashakirwa umuti ugoshaka kumuhagarika inama none se uzasenga isasu reke gusohoka barirashe kuko abantu batinya gupfa pastor umuntu wese mwisi wese yaba umukire cyangwa umukene atinya gupfa kubera ikintu kimwe ni separation éternelle ni itandukaniro utandukana n'umuntu ukava muri uno mubiri ubutazongera kugarukamwe vuba kubera ko tutazi ibirejo tugatandukana n'umuntu burundu bidutera ubwoba ikintu gikomeye mwisi umva nakubaza ibibazo byinshi Imana imfashe byose tubigereho kandi abantu bumve iyo ugiye muri meditation ugatekereza ibintu bijanye n'imyizerere kuri none hari ibintu twizera ariko tutazi iyo bavuga ngo ijuru ukuzimu paradizo mu mitekereza hari igihe cyangwa bavuga mu ijuru n'iriya hejuru mu kuzimu bakavuga ko ari hasi wewe muri connaissance ufite ijuru wumva ari bahe ukuzimu kubahe muri paradizo nihe aho abera baturindiye tuzazukana rimwe ijambo wabajije kubera ko abantu nk'aba bakene abandi bakaba bakire tuba bakene kubera impamvu imwe gusa kubera ubujiji niyo mpamvu tuba bakene gusa uravuga ko bakenyara amahitamo yabo none se amahitamo yabo uvukiye muri Amerika nuri kuvukira mu minembwe zagoma muri ibi bibazo muri hari ikibihugu gihoramo intambara zidashira urumva abo bantu banganya amahirwe mpakanya gato ngusubize haba muri politike cyangwa se mu myubakire y'isi itorero rifite impact ikomeye religion ifite impact ikomeye noneho wagaruke muri community yacu ni ikibazo kuko ibibazo byinshi desordre tugenda tubona ziva mu kanisa ndagira ngo wenda dutangire ku ijambo itorero kanisa niki umuyobozi ukwiye kuyobora itorero akwiye kuba ari umunyamuka cyangwa akeneye ubumenyi kurusha umwuka byombi birajana ikintu ciza kandi kibazo dufite urakoze kumbaza ico kibazo dufite abuzuye umwuka bazira ubwenge tukagira n'abandi bafite ubwenge batuzuye umwuka subira muri iryo jambo hari abantu batumva byihu ndavuze ngo dufite abantu buzuye umwuka badafite ubwenge tukagira n'abantu buzuye ubwenge babuze umwuka ugize amahirwe kuzura umwuka warangiza ukagira n'ubwenge uri igitangaza gikomeye aho bantu n'ibimana ishaka bibiri zivuga ngo Farawo yabwiye yaravuze ngo twobona hehe ngo umuntu wuzuye umwuka w'Imana n'ubwenge nk'uyu yari kuvuga Yosefu rero reka nguhe urugero rumwe iyo wuzuye umwuka utagira ubwenge tuzumenya gutandukanya communication publique na communication personnelle cyangwa individuelle nabi Imana imbwiye ngo gapangwa mubwirira ijambo ni ryagapangwa ntabwo ari igikanisa ntabwo ari iby'umugore we ni ryagapangwa iyo ni message individuelle ariko iyo ubuze ubwenge niyo mpamvu dutubanga abantu bacitse nk'umuhana warwanye yashamburiye ngo bagize gute inshuti mwese abandi mwiriweho muherereye abari ku mugabane wa Afrika, Amerika, Uburayi, Aziya ndetse na Australia. Reka mbaha ikaze muri iki kiganiro nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure. Uyu munsi mfite ikiganiro cy'iyobokamana aho ndi kumwe n'umutumirwa kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukozi w'Imana uzwi kandi ukundwa na benshi mu bitekerezo bye mu ijambo mu mpanuro atanga. Ariko ikibabaje abantu ntibagikunda ibintu biremereye biri mu bwenge ubona biterwa n'iki pastor nubwo ntarakwakira abantu iyo hari umuvuga butumwa no muri church akavuga ibintu biri fani bagaseka baramutegera bakabatantifa ariko iyo ababwiye ukuri yavuze ibintu biremereye ubona babaye degutu ubona biterwa n'iki muri iki gihe abantu bunyine kubera ibibazo byinshi bakunda aho baje guseka niyo mpamvu usanga bamwe abanyamerika batanga amafaranga yo kuja kumva ba comedian hari n'abantu babwiriza kugira ngo abantu banezerwe bakabona ntibanezerewe agakoba kubitamwe ijambo ryo kubasetsa none ugasanga yabaye comedy ntabwo yabaye ikanisa ntabwo yabaye gitaramo umuntu gusa karabasetsa none ugasanga nizo bibanejeje reka tuguhe ikaze kuri BMC twishimiye kukwakira ushobora kwibwira wenda abantu bashaka kuba gukurikira ari ubwa mbere murakoze cyane nitwa Pastor Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Indianapolis niho nkorera umurimo w'Imana ndubatse mfite umudamu n'abana batandatu
akenshi ukunze kuza hano tukagira amahirwe yo kuba twakubona kandi iyo duhuye turaganira nayo mpamvu natwe twumvise ko waje turagushaka iyi nshuro waje waba wazanwe n'iyihe gahunda mwebwe muri abantu b'abantu niyo mpamvu tubinjira mu buzima kubaza umuntu gahunda zamuzanye ni private ariko mwebwe kubera ko muri imbere y'abenshi niyo mpamvu tubabaza abanyamakuru muri meze nk'abamaneko mugenda mukurikirana ibintu byose icyanzanye hano nabaye hano imyaka myinshi nahaririwe n'inzara ubuzima bwa hano ndabuzi cyane hari projet twatangiye tuyikorana hano muri torero ko turashaka kwagura no mu yandi matorero no muri community dufite abantu hano usanga umuntu afite umutahe w'amadolari 30 cyangwa se 3,000 z'amadolari z'amanyakenya none dushaka uko twamwongerera umutahe kugira ngo ashobore gucuruza nasanze hari nabandi bubaka bakokoresha ibikoresho by'abandi kugira ngo tube twomugurira ibikoresho ashobore gukora icyo nkeneye nuko twamenya abo bantu tukamenya nico twabafasha ubu nibyo tuhadukora iyo ni projet igenewe abayoboke ba Grace Tabernacle cyangwa n'impunzi muri rusange za Nairobi ni impunzi muri rusange twahereye kuri abangaba kuko aribo batwegereye ariko tuzagura tugere no mu zindi nkambi cyangwa se no mu zindi impunzi zitwegereye hano ndetse gahunda dufite nuko tuzaba no mu gihugu ca Kenya tukaja no muri Uganda no mu Rwanda tukagera no mu Burundi Imana nidufasha tuzagera n'ahandi henshi ariko cyane cyane twahereye hano kuko na Yesu yaravuze ngo ubutumwa buhera hehe i Yerusalemu ubwo ntibituma abantu benshi baza kwirubura hano dore ko ubuzima bugoye muri iki gihugu abantu bose basaka support ntabwo ariko nahamagawe buriya tufasha umuntu kubera ko asengera iwawe umufasha kubera ko afite ikibazo ugize gutyo iyo bayita ngo ni corruption morale iyo ufashije umuntu kubera ko ari umukristo wawe gusa iyo ni corruption ari corruption umuhaye indirectement kugira ngo aze kwirubura iwawe rero ni byiza ubutumwa no gufasha abantu bose uko niko njewe nahamagawe kandi ndiko nemera rero ko turabikora kubera naha twabitangiriye ariko gahunda dufite nuko tuzaguka tugere no mu bandi ma community cyangwa se andi ma churches nabandi bantu batetaho basengera yebo n'umupagani kuko namba dafite ubushobozi ni inzara turya twese kimwe rero gahunda dufite nuko kwagura umurimo w'Imana tugirira neza abantu kuko nje ubuzima nabayemo hano nza mbuvuga buri gihe natesa mandazi nabaye umukonvayeri nakoze muri restaurant nta hantu ntakoze ubuzima bwa hano ndabuzi rero hari usanga abantu bamwe basa nabibagiwe ubuzima babayemo kandi nubwo ntafasha abantu benshi umudamu witwa Mary wavuye iwabasha gufasha abantu mu Buhinde baramubwiye ngo si wogaburira isi yose ukayishora arabwira ngo ningaburira umwe nzabafashije isi ni mshoboye gufasha umuntu umwe hano Nairobi ngafasha umuntu umwe akagaburira abana be kurya mbangoze gitangaza mba ndi umugabo w'igitangaza namba hari urugo nafashije rukarya mba ndi gitangaza cy'umugabo sinoshobora isi ntiwoshobora ibibazo byose ariko wofasha umwe ubamenya gute abakwiriye ubwo bufasha aho utuye muri Amerika kandi abagowe ni benshi hano bakeneye niyo mpamvu nifashisha abo dukorana umurimo w'Imana ba identify abantu bagowe bacuruza ngari nk'abantu nasanze umuntu akora inzara agakora inzara kugura twatuntu tw'umwana w'umukobwa akora inzara n'amadolari 5 6 tekereza nk'umutahe w'amadolari amashiringi 500 n'amadolari 5 yiwacu abonye wamuhereza 10,000 cyangwa 5,000 urumva atogira company rero ikibazo dufite abantu bamwe bashaka gukora babuze igishoro dufite nabandi bafite igishoro badashaka gukora nico kintu nasanze hano Indiana ugasanga umuntu agira umwana hanze yirirwa muhamagara ngo zana numva bizoshoboka nukuvuga ngo uyu nguyu inzara izamurya nanje inzara indye hanze twese tuba bakene urugero nguhereza kwa rupande turabahungu 6 tukaba abakobwa 3 none se kurangura ngo musinga yogaburira buzukuru ba rupande n'abahungu ba rupande n'abana ba rupande n'abakobwa ba rupande n'abakwe babo akabashobora nzakena yondi nabo bari hano bakena ariko nimba fasha bakiga kwikorera mbabwira ngo mukure mwari ya makoti muje mu kazi bazikorera bitunge ntabwo nzabatunga urakoze cyane ni igitekerezo cyiza kandi kubera ko ufite abantu hano ndizera ko abadukurikiye ubufasha buzabageraho cyangwa se iyo projet izagenda igera ku bantu benshi reka unyemere twinjiye mu kiganiro cy'iyobokamana kubera ko akenshi dushaka abantu tubaza ibibazo bijanye n'iyobokamana tukababura kubera ko bamwe batarahabwa media icarico abandi batafite ubumenyi buhagije kandi ugarutse mu busesenguzi ibibazo dufite cyangwa se ibisubizo byinshi
haba muri politike cyangwa se mu myubakire y'isi itorero rifite impact ikomeye, religion ifite impact ikomeye. Noneho wagaruke muri community yacu ni ikibazo, kuko ibibazo byinshi desordre tugenda tubona ziva mu ikanisa. Ndagira ngo wenda dutangire ku ijambo itorero ikanisa niki? Itorero ni kwita institution n'abantu bishize hamwe bafite umugambi umwe gusa wo ukuramya Imana, wo gusenga Imana. Destination cyangwa se objectif goals nkuru nuko tuzagera mu ijuru tukabana n'Imana ubuziraherezo. Ari kugira ngo tuzagereyo hariyo conditions ni kwa none gukiranuka, ariyo kwihana, icyo twita mu cyongereza holiness cyangwa righteousness, gukizwa n'ubukiranutse, tukabaho turabera. Bibiliya iravuga ngo Imana ni yera tugomba kwera, Imana irakiranuka tugomba gukiranuka, Imana n'ukuri tugomba kugira ukuri, Imana n'urukundo tugomba kubaho mu rukundo. Rero icyo twita itorero n'abantu bafite gusenga Imana bishize hamwe bari mu rukundo n'ukuri no gukunda Imana no kwihana, bakava mu byaha bakezwa n'amaraso ya Yesu, bakuzura umwuka wera kugira ngo tuzagere mu ijuru. Iyo niyo bita church. Yego. Mbese ntabwo ari no batima twicaye. Iyi batima iyi ngiyi ni kimwe n'inzumbamo, ni kimwe na adresse, ni kimwe na email, ni kimwe na boîte postale, n'ahantu gusa twahuriye. Ntabwo Imana iba muri Grace. Imana iba mu mitima y'abakristo basengera muri Grace. Kandi iyo basohotse kuri niho ubukristo bugaragara, ntibugaragarira hano. Twese iyo twaje kuri rutari turabera. Tumenya neza ko uri umukristo iyo ugeze hanze. Hano twese twageze kuri rutari bashize mu gisirimba baririmbye. Twese dutangarira. Kuki hari bitemewe gukorera muri no nyubako? Ni inyubako yahariwe gusenga Imana, kandi business yahariwe yubakiye gusa abantu. Bibiliya zivuga ngo ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Ntabwo ari club, ntabwo ari ahantu ukorera ibintu byose. Tugomba kureba ibikorerwa hano n'ibidakorerwa hano, kuko ari inzu yitiriwe izina ry'Imana. Iyo ugiye mu isomo rya Christian Belief usanga hari religion cyangwa se amadini atandukanye, aba Catholic, Muslims, aba Protestant n'abandi benshi batandukanye. Kuko ayo madini yose atemerana, usanga bamwe bajudginga abandi. Bikurikirana n'imyizerere yabo, bagashaka kumva ko ari bo bari mu kuri, kuko turi abantu baratekereza cyane. Buri muntu akumva ko yokomereza aha, undi agakomereza hari ibyo bemera tutemera, kuko buri muntu wese agifite bazita ngo ni interpretation of Bible. Umuntu agira uko interpreta Bible, undi akagira uko interpreta. Ariko twese inyito nimwe nuko tuzagara mu ijuru tukabana n'Imana ubuziraherezo. Tugahabwa icyo bita eternal life. Kuri wowe wizera ko umuntu wese azaja mu ijuru malgré religion yiwe? Oya, nizera yuko abemeye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza ariho bazaja mu ijuru. Yesu yaravuze mu gitabo cya Yohana 14, yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzaja kwa data nta mujanye. Ngewe ndi mu believers wa Yesu Kristo, ndi umukristo wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wakijijwe akezwa n'amaraso ya Yesu, yari umunyabyaha. Abemeye Yesu Kristo abo nibo tuzabana na Yesu Kristo ubuziraherezo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ari umwana kandi akaba na mwuka wera. No kuvuga ngo abizeye Imana batemera Yesu bakamufata nk'intumwa, abo ndi bafite amahirwe tuvuze ngo urugara Muslim. Tubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko Yesu niwe Mana, hari tandukaniro rihari. Hariho data n'umwana n'umwuka wera. Umwuka wera n'ubunyina arahari ku isi karakora. Umwana data niwe wavutse Imana data iri mu ijuru. Umwana Yesu Kristo niwe waje mu isi kugira ngo aducungure. Yesu yaje mu isi kugira ngo yongere atugarurire ubwiza bw'Imana twari twaratakaje muri Edeni. Muri Edeni umwana w'umuntu yakoze icyaha atakaza relationship n'Imana. Yesu Kristo araza. Kubera iki abantu nibaza bamenya impamvu Yesu Kristo yaje. Impamvu Yesu Kristo yaje, Imana yashakaga kutugarura, yoza n'ubumana bwayo ikatugarura. Ariko itegeko ry'Imana riravuga ngo buriya njewe nza mpinga abantu, umuntu uvuga buri kanya ngo Imana iravuze, Imana iravuze, samuhaza abesha. Imana ntizivuga buri kanya, iyo ivuze n'itegeko. Imana yivuze bibitegeko. Bibiliya izitubwira ngo Imana yaravuze ngo isi, Imana imaze kwirema iravuga ngo isi nyihaye abantu ngo ari ku ijuru n'Imana. Nukuvuga ngo nta kintu na kimwe gishobora ko operatinga ku isi kitambaye umubiri, kuko hano ni wabo bambaye umubiri. Rero kugira ngo Yesu cyangwa Imana ije kuducungura, yohereje Yesu nk'umwana wayo kugira ngo yambare umubiri, abone kwemerwa kuducungura ngo abigitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, atugarurire mu bwiza bw'Imana. Uwo niwe Yesu Kristo. Ndikumva nakubaza ibibazo byinshi, Imana imfashe byose tubigereho kandi abantu bumve. Iyo ugiye muri meditation ugatekereza ibintu bijanye n'imyizerere, kuri none hari ibintu twizera ariko tutazi. Iyo bavuga ngo ijuru, ukuzimu, paradizo,
mu mitekerereze hari igihe cyangwa bavuga mu ijuru n'iriya hejuru mu kuzimu bakavuga ko ari hasi wewe muri connaissance ufite ijuru wumva ari bahe ukuzimu kubahe muri paradizo nihe aho abera baturindiye tuzazukana rimwe paradizo nahabera baturindiye ukuzimu naho bazaba igihe cy'iherezo cy'ubuziraherezo cyangwa se igihe bagiye mu muriro ijuru naho tuzabana n'Imana yatubikiye umuntu atokubwira ngo riraha cyangwa riri hariya geographiquement uvuze geographique ibyo ni spirituellement nushakira rero bibiri zivuga ngo ni bitagaragara bibonwa n'amaso yatagaragara tubibona mu mwuka rero ushatse kuvuga ngo ngiriri ijuru umuntu uzokubwira ngo riri hariya ariko ndi wemera ko riri ya hejuru nyine riraha Imana izi ko ariho hari ijuru ntabwo kubwira ngo riri hariya ntabwo ari ririya ijuru kuko tubiteye Yesu ubwo yaravuze ngo niba kubwira ngo Imana iraje turutse hariya tukaje tiya muntu uzagura ngo Imana turutse cyangwa ijuru riri hariya Imana niyihazwe kuko ndawagiyeyo ngo agaruka tubwire ngo ijuru nasanze rifite metero zingana gutya rimenuku mvuyeyo riri murasirazo cyangwa uburengerazo abantu uzumva bagiyeyo nzanumva ko ari n'umudamu mu aho babagiye ko nibo kubwira ngo bagiye hejuru cyangwa bagiye iburengerazo cyangwa iburasirazo nibo bagiyeyo hari byo twita maono iyerekwa urashaka no kujayo spirituellement ariko ndiwo kubwira ngo nagiye left cyangwa njya right oya Imana niyihaza kugeza kuri none ndi tuziyo tuzaje turahazi ni mu ijuru ariko ni mu bitekerezo ni kurya abafilosofe bavuga ngo ukuzimu kuba mu bitekerezo n'ijuru bari mu bitekerezo buri abafilosofe aribo twita aba atheist bagendera ku bitekerezo byabo twebwe tugendera kuri Bible tukagendera no ku myizerere yacu muri communication yacu mu buryo bw'umwuka n'Imana ariko twifashishije Bible Bibiliya itubwira ko ijuru rihari tuzorijaho rero kubaza ngo tubaze Imana na Bibiliya ngo se ijuru riri hejuru cyangwa ari iburyo cyangwa ibumoso uwo ni umurimo w'Imana Imana niyize ijuru aho riri aho tuzabuzira hejuru ubuziraherezo icyo twizera ni kimwe gusa nuko hari umunsi umwe tuzabana n'Imana iteka ryose nta gupfa kuko abantu batinya gupfa pastor umuntu wese mwisi wese yaba umukire cyangwa umukene atinya gupfa kubera ikintu kimwe ni séparation éternelle ni itandukaniro utandukana n'umuntu ukava muri uno mubiri ubutazongera kugarukamwe vuba kubera ko tutazi ibirejo tugatandukana n'umuntu burundu bidutera ubwoba ikintu gikomeye mwisi kibabaza mwisi giteye ubwoba kwisi ni ugutandukana buryo ufuye haba hatandukanye ibintu byinshi reka mvuge usanga bibiri cyangwa bitatu ikintu cya mbere mutandukanye physiquement wa wundi upfuye burundu icya kabiri umwuka wiwe ubutandukanye n'umubiri wiwe burundu icya gatatu tituba tuzahagiye ko agiye mu muriro cyangwa agiye mu ijuru noneho bikababaza imitima yacu kuko umwene data tuzahagiye niyo mpamvu iyo twari tuzi ko umuntu ari umukristo cyane titubabara cyane Paulo yandikiye abatesalonike arabwira ngo bene data ngo ndimukababare nk'aba abandi batagira ibyiringiro nk'uko Yesu Imana yazanye Yesu Kristo ngo niko izamugwereka mutuzanira hamwe n'abacu bose bafiriye muri Kristo Yesu ngo muze mumarana imibabaro ngo mukubwirana bene aya magambo kubera iki nuko twe tuzi ko inyuma y'uru rupfu hari ubuzima bw'iteka ryose tuwavuga ngo amina amen kubera ko ndi kumva nagiye mu mwuka cyane intego yo kubaho k'umuntu wumva ari iyi kubera ko wenda kugira ngo nsubize neza hari umuntu ubona avuka kandi umuntu avutse ararira noneho hakaba baho bamwe ugasanga barahiriwe mugani wabavuga ngo twaherekeje abandi mu isi ugasanga bamwe baravutse ubuzima bakaburyosha kugeza bapfuye abandi bakavuka mu gahinda bakazarinda bapfa nk'uwo muntu aba yaravukiye iki harimo ibibazo bibiri cyangwa isubizo bibiri purpose y'umuntu Imana kurema umuntu Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yesaya ngo abantu niremeye kugira ngo bampimbaze Imana ikurema yakuremye kugira ngo uzamure icubahiro c'Imana hari ijambo ndimo kwigisha ubunyene ryamfashije cyane iri sengesho rya data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buzi ibyo ushaka be mwisi nkuko be mu ijuru ubushake bw'Imana niyo number 1 nuko duhimbaza izina ry'Imana tugahimana icubahiro tukaramya Imana icya kabiri hari indi ntego Imana yakuremeye kugira ngo ubeho ku isi n'icyo uzakora icyo uzayimarira n'icyo uzamarira abandi ijambo wabajije kubera ko abantu bamwe bakena abandi bakaba bakire tuba bakene kubera impamvu imwe gusa kubera ubujiji niyo mpamvu tuba bakene gusa uravuga ko bakenyara amahitamo yabo none se amahitamo yabo uvukiye muri Amerika nuri kuvukira mu minembwe zagoma muri ibi bibazo muri hari iki bihugu gihoramo intambara zidashira urumva abo bantu banganya amahirwe mpakanya gato ngusubize none se Amerika mu myaka 2000 yari rimwe ametaje ariko nta ntambara zihari batekereje haba intambara zikomeye
amastate 50 yatangiye amastate makeya ararwana amastate 13 agenda yaguka intambara ngo zibarangije biga ku buryo barangiza intambara bemera ijambo bita ngo we agree to disagree twemezanya kutemezanya naba hari cyo tutemezanya bitugomba kurwana turabakene kubera ubujiji bwa za leta zacu dufite indoro dufite izahabu dufite ibiki n'ubujiji bwa leta none surambwira ngo umwana w'umukene wavukiye mu giturage ntakirato yambaye undi mwana akavukira mu bakire none surambwira ngo barushanywa amahirwe bose araresha kuko bafite imitwire ingana bafite bose amaraso bose bafite ubuzima bose bavukiye amezi 9 iki itandukanye batandukanywe management ya leta zanyu management ya leta za Amerika management y'ubuzima bwawe management y'ubuzima bundi muri Amerika abakire n'abakene urambwira ngo umukire se kurusha umugisha ntakurusha umugisha akurusha time management akurusha how to use his life kuko afite ni lifetime user rimwe ubuzima bwiwe azabukoresha rimwe nawe uzabukoresha rimwe uko rero uzapursuinga purpose z'ubuzima bwawe uko uzakora cyane nuko uzacaringa about how to succeed niko Imana izaguhereza noneho za leta zacu twagize leta zidafite gukunda abaturage cyane zigasahura zikarwana none surambwira ngo Kongo ntigira budget y'igihugu tayigira none namba yigira amafaranga zajaye usubije icyo kibazo namba Kongo igira budget barayiba aho none uragayo tukamera urabwira ko Imana abigendera muri abaturage mukaba bakene kubera yuko abayobozi banyari ibisambo bamara kuba ibisambo bari twebwe muri Amerika uzi ko polisi zifata general kamuhatike Obama cyangwa Bush yo kwirukanga mu muhanda akica itegeko baramuhagarika bakamuhatike kandi akayubaha akayiriha tabubaha amategeko none muzananirwa kwica amategeko muzica amategeko ariko malgré nubwo bimeze gutyo nubwo hari yo desordre ariko hari abandi bakize noneho umuturage uri hariye umujene umusore muto ufite ibitekerezo byo gukira abuza amahirwe yo kwiga abuza amahirwe yo kugera ku nzozi ze yakora iki muri bwa buyobozi ntaragusubiza icyo kibazo ariko ndibavuga ngo Imana ntiyaguhaye amahirwe navuga ko itayampaye kuri none abanyamulenge hari igihe ducomplaining igihe wamaze kuvuka ukabaho warangiza ugahura na bad leadership ituma ubura uku breaking through ubuzima bwawe nukuvuga ngo uri muri consequences uri muri consequence ya bad manners y'abayobozi bawe nukuvuga ngo Imana iyo yaguhaye amahirwe yo kugera ku isi ndi wapfira munda ngo ushike usanga ibisambo biri imbere yawe bikubuza bibiri zitubwira ngo umuntu ubuza abandi kwinjira mu ijuru ngo cyaba ciza ngo nukumuhambira umugozi mu ijosi bakawushira kurusyo bagatera mu nyanja nukuvuga ngo kubera abantu babaye abahemu les conséquences zigera ku bana batoya n'abantu bari mu giturage n'abayinosa bakagenderamo ariko Imana yari yakoze akazi kayo none si Imana ariko iracafite ububasha bwose kukireka ukaba victime wa bad leadership buriya hari ikintu kubera ko dutekereza nk'abantu ntidusome n'ibyanditswe tukarenganya Imana Bibiri zivuga hari amagambo yagiye afasha mu buzima ijambo rya mbere ryafashije ni ijambo rivuga byo mu Efeso ngubira amagambo 3 yahinduye ubuzima bwanje 3:20 haravuga ngo Imana ishobora cyane gukora ibyo dusaba n'ibyo dutekereza nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo ngo biruta cyane ibyo dusaba iryo jambo nyamenye yuko Imana ishobora byose ishobora gukora ibyo ntekereza ndetse biruta ibyo nasabye ikabikora ijambo rya kabiri mu migani 16 umurongo wa mbere haravuga ngo aravuga ngo umuntu wenyine n'ugambirira imigambi ngo igisubizo cyayo kikava ku Mana nabo udafite plan Imana izagukora plan ijambo rya kabiri biravuga ngo umutima w'umuntu utekereza urugenzi rwe ngo Imana ikayobora intambwe ze akazi k'Imana ni kamwe gusa nukuguha icyo bita favor amahirwe muri plan wapanze none nudapanga Imana izaza kugupangira upanga se akabura ya mahirwe nubura ya mahirwe beshobora amahirwe ntiba bapanze njewe narapanze ariko you keep it none so wari wafa uzeje wawe ukuntu hameze reka mengize kujya kugiye ko kirashira you must try until the end of the time ikibazo dufite hakwise dufite ibibazo bibiri bikomeye ikibazo cyane dufite abantu bihebye dufite abandi bantu batatekereje icyo bashaka gukora ntibazi icyo bagomba kubaca dufite abandi bantu batekereje bahura n'imbogamizi by'abari imbere bafunze imiryango bananirwa gukora bananirwa guhingura imiryango baba bahemu ngibyo nari nkubwiye namba bafata $1 billion ya leta yo guhinga umuhanda wewe umwana uzanyuramo umuntu akawuri akayarya no kuvuga ngo buriya buhemu bwiwe butumye consequence ari twebwe zigeraho bigatuma tuda progress ukiraho
amasengesho twirirwa dusenga amatorero yuzuye muri Kongo n'ahandi amasengesho arico yahindura muri ibyo bibazo by'igihugu amasengesho hari ibikwiriye gusengerwa hari n'ibindi bidasengerwa buriya amafaranga ntazasengerwa azakorerwa leadership ndizisengerwa izikorerwa ibi bindi twirirwa dusenga tuzasenga turinde dusaza nta cyahindutse kubera iki nuko intambara irasengerwa ariko ikanashakirwa umuti ugoshaka kumuhagarira inama none se uzasenga isaso reke gusohoka barirashe rizica umuntu kandi baseze ariko mbaganiriye bagashakisha solution uko ibintu bizakemuka birakemuka ikibazo dufite ni understanding y'ibyo tugomba gukora Nigeria yambwiye ijambo ntazibagirwa mu buzima bwanje arambwira ngo African people we don't need the miracles we need the mind miracle buri hari ugomba guhindura understanding ya bintu bigahita bigenda neza buri hari ibintu tutagomba gusengera ugasanga umuntu aravuze ngo dusenge iwacu ngo ntitugira ama diplome abana bananiwe kwiga none mu byituma muvumo n'amapepo ya style dushamburiye matematike ibyo bintu bibaho diplome ntizabujijwe n'umuvumo zabujijwe n'ubunebwe bwo gusoma zabujijwe n'amafaranga mwabuze amafaranga muja kwiga usaba Imana ikaguha amahirwe yo kubona ayo mafaranga ukaja kwiga wamara gushika ngo twegemo yaratunaniye oyaye muri abanebwe bo gusoma niwicara mu ikayi ukayiraraho mu gitondo uzatsinda examen none tuzasengera na examen turasoma nusoma uzatsinda examen ubone diplome kugira ngo uvuge igifaransa uzuvuga waragihudumiye waraye mu butayu nakoze amaformation none utarakoze kurumva yo kivuga ngo yaraye mu butayu hari ibintu byinshi dukora mu kutamenya n'ubujiji ntabwo uzarya cyane ngukire ko wasenze ntabwo uzabona amafaranga ko wasenze ntabwo bazaguha leadership ko wasenze gusenga kuduha amahirwe kukaduha no gukiranuka no kwegera Imana buri Imana yatanze line iduha umurongo ngenderwaho anointing irasengerwa amafaranga arakorerwa ninkenera kuzuzwa ngo nereko nshamburiye norara mu butayu gucyo kambwira ngo turyame dufunge ejo no kwerekwa ariko mwe dushaka ifaranga tazo twatana ngo cyane reka tugaruke mu nshingano zawe umuyobozi ukwiye kuyobora itorero akwiye kuba ari umunyamuka cyangwa akeneye ubumenyi kurusha umwuka byombi birajana ikintu ciza kandi kibazo dufite urakoze kumbaza ico kibazo dufite abuzuye umwuka bazira ubwenge tukagira n'abandi bafite ubwenge batuzuye umwuka subira muri iryo jambo hari abantu batumva byiho ndavuze ngo dufite abantu buzuye umwuka badafite ubwenge tukagira n'abantu buzuye ubwenge babuze umwuka ugize amahirwe kuzura umwuka warangiza ukagira n'ubwenge uri gitangaza gikomeye aho abantu n'ibimana ishaka Bibiliya ivuga ngo Farawo yaravuze ngo twobona hehe ngo umuntu wuzuye umwuka w'Imana n'ubwenge nk'uyu yari kuvuga Yosefu rero reka nguhe urugero rumwe iyo wuzuye umwuka utagira ubwenge tuzumenya gutandukanya communication publique na communication personnelle cyangwa individuelle nabi Imana imbwiye ngo gapangwa mubwirira ijambo ni iryagapangwa ntabwo ari igikanisa ntabwo ari iry'umugore we ni iryagapangwa iyo ni message individuelle ariko iyo ubuze ubwenge niyo mpamvu dutuga abantu bacitse nk'umuhana warwanye yashamburiye ngo bagize gute yahawe message personnelle ayigira message publique nukuvuga ngo yabuze ubwenge iyo Imana iguhaye ubwenge yamarika kuzura n'umwuka wera uzukorera Imana neza ndasaba abantu benshi bekorera Imana gushaka ubwenge bamara bakuzura n'umwuka rero namba wuzuye ubwenge nabwo tugira umwuka w'Imana uzagendera mu bwenge bwawe wizamure ushaka ko abantu bakubaha ntabwo uzabwira abantu ngo ndi umunyabwenge bazavuga kuri umunyabwenge uraje kutwirata uri ufite iki urinde kora ibikorwa byawe bizatubwira uriwe nta mpamvu yo kutubwira ngo nuzumva umuntu wawe ubwira abantu ngo je ndi pastor my friend ntabwo ari pastor kuraza kutwereka kuri pastor twabonye aho bagusengeye cyangwa se nubwiriza tutamenye kuri pastor genda korera Imana tuzamenye ko uri pastor buriya dufite abantu benshi twita pastor ariko tuzi ko atari nta mpamvu yo kutwinginga ngo jewe ngo nzambwiriza tutwumvisha aho wabwiriza uratwingingira kumva ibyo twumvisha dufite mind tuzi icyo twaye twumva nta mpamvu yo kubwira abantu ngo nimunyemere message yacu oya ibibazo dufite mu matorero kuri none yacu cyane cyane ndavuga ku minota y'Abanyamulenge ubona biterwa n'iki uko ugiye mu yandi matorero ubona difference kandi uje hano ukabona ibyo abakristo bakora mu matorero baba bashumba baba bayoboye ubona bitari mu mwuka cyangwa bitari mu Kristo ubona biterwa n'iki kenshi biterwa no kuyobora itorero nko muri culture mu kutamenya kuko harimo ibibazo byinshi bimwe biva abantu kuza muri church bazi ngo ni business birimo ifaranga abandi bakazamwe bashaka icubahiro abandi bakazamwe kugira ngo bitirigwe
ubupastori abandi agira ngo bafate mikoro bumve nabo ko ari abagabo kuko naje gusanga ikibazo dufite Imana ibabara abantu banyumve neza impamvu cyanga tugwanira ubupastori tahandi twoje ngo ukasanga umuntu utakindi yize ahantu yogera akabona abo yoyobora ni mu icaca ariko yoje hariya bagashuvuga ngo hari ONG ikeneye abakozi tari qualified tafite diploma raje kwerekana akabona ahantu yo gusa yoshika bakamwita nawe umugabo nugufata mikoro nawe akaba kuvuga ko azavuga kuri ruga cyangwa azabwiriza bakamushira hari ariko wareba none ibintu ko bihabigenda ugasanga bamwe bagiyemo batazi ko ari byo kuko iyo ugiyemo ngo ari business uzusanga atari business ngikanisa no sura ngo ikanisa noreraga umugore wanje ni business novuga ngo ngiye gufa ngahe umugore wanje Clementine Nyambegwa n'abana bekorewe n'abashikiwe n'abarumunabe n'unzo muzobaraga no ntabwo ari ariko ugarutse nko muri iki gihugu turimo usanga bimeze nka business uko bivuga kuko usanga niba ari umubishop umugore we ni reverend ukabona management ni yabo income ziza ari offerings ari tithe byose bibazaho umva muri ico gihe bitameze nka business ni nka business niko mubibona ariko ikiborohera bayobora abantu bafite high understanding no muri Amerika niko bimeze hari amakanisa amwe usanga pasiteri niwe umugore we cyangwa se umwana we akaba ari we uzamusimbura hakaba n'ahandi bahayaringa pasiteri guhayaringa bahakaza pasiteri bakamuhemba yarangiza kontara akagenda noneho twebwe ikibazo dufite ese muri Amerika uje gushaka akazi urapurika bakagukoresha interview watsindwa bakakwirukana uvuye from nowhere bashira kuri Google ushire kuri Google wandika ngo akazi k'ubupasiteri muri Amerika uza wapurika bakareba degree yawe udafite icyo bita masters muri divinity mu kumenya Imana tibashaka guha akazi k'uburevera tibiriho kandi bakagira abapasiteri babiri bagira icyo bita executive pastor ari we bita pastor wa administration bakagira na lead pastor ari we pastor ushinzwe kwigisha wa undi ushinzwe kwigisha aze yigisha bakamukota hano haba hari abakecuru n'abasaza bamwe b'abasaza bigishije imyaka bafite masters abandi ba doctor muri theology bakamukota ko yigishije baraza kuvuga ngo yituramuha akazi cyangwa tukamuhereza bakagenda kugira ngo ngaruke kuri ico kibazo cyawe none usanga abantu b'Anyakenya n'abantu bazungu bayoboye abantu bari muri high standard none umuntu akamenya lore yiwe kuko ikibazo dufite abantu baje mu myanya badashoboye bakunda kugaragara barangiza gushaka kugaragara nabo bakawumva ko umuyobozi hari umuyobozi ari nabo bohicara bakahaba none ugasanga bari yibo uzusanga n'umudokiteri bamuheza gutangisha amaturo akayatangisha mu rukundo no mu cyubahiro pastor yambaye gutangisha amaturo ni gitangaza none twebwe ibo ugasanga ibo bubaha pastor kuko bafite high standard yaje no kuritaringa bakamubaza ngo kugiye kuvaho kurabona rinde muntu wo gusimbura ikanisa rikagenda neza ndetse kenshi baza ba propose urabona nka Joel Austin ise yarapfuye ngafa aravuga ngo nta iwe yagaba ku kamera nka uriya mwana uri kuri kamera barambwira ngo nta wundi muntu tubona woje hariya ni wewe ugenda utubwiriza atangira kubwiriza gute ibo bonyine bakicara bagahicubahiro wa mubyeyi wabo kugira ngo watangiye rya kanisa kugira ngo bamuhe icubahiro nuko bagerageza gukora mu nshuti ye mu muryango we bamuhe wa mwanya ikindi bari busy n'ibindi bikorwa byabo ko muri Amerika ngo urabwira umwana w'umunyamerika ngo ndiwe pastor yapfa kukwemerera afite company yiwe cyangwa afite amashuri afite business ziwe n'umwana umubwire ngo azirwa ayobora abantu uzi kuyobora abantu bigoye uzi ukuntu bigoye akazi ijambo rya mbere ugomba kumenya ukuntu bigoye mu ikanisa ndibafunga mu ikanisa ndibakubita mu ikanisa ndibagira gute mu ikanisa ndibirukana wari wumva bene iyo institution ibaho ikundi goye bene wacu bona bikundira iki icubahiro bakunda kuko hano umupasiteri n'umuntu udakorwaho n'umuntu uzayicare hari yaba muhamazi niyo bavuze ngo hari gihe bavuga muhaguruke cyangwa bwira mugenzi wacu muhezi Imana icubahiro bo ubona afite authority idasanzwe icubahiro bashaka uba matitre barimo aragwanira kuzamuka pasiteri ntiri yagije revera araciriritse ibyubahiro ko biragenda bageze ngo ku makerubi ubundi ugomba kuzamuka bijanye n'ibikorwa wakoze ntabwo uzamuka bijanye n'uko ushaka ningo gushaye muri function tuyikorere wamara kuvuga ngo ukeneye promotion how we gonna promote you when you do nothing nigute tugupromotinga ntacho hayukora hagomba gupromotinga umuntu wakoze icyakabiri hagomba gusengerwa umuntu
ababyeyi biwe bano ba pasiteri babonye mu impano bakavuga ngo twebwe twicaye turareba tubona ko gapangwa yo tubera umushumba mwiza nitumurera neza eda bakagutuma ku ishuri ibyo yakora nta n'uwo mutoya akagwana ngo ni munsengere uwo tuzamwihorera aguma be hari ariko tuzi ko atari pasiteri ikigo aburi hari ibintu bibiri bizagaragaza ko umuntu akora ibintu bye nta mani rimwe umuhamagaro nono cyangwa umuhamagaro uhakora ibintu nta mani rimwe cyangwa bitatu ikintu cyambere abantu nibo bazi umuhamagaro wawe ntabwo ari wowe wose nubwo wawumenya abantu barawadimira barawubaha bashaka kubabwiriza baragutumira hirya no hino kugira umuntu yonerwa ntaratumirwa n'ahantu hatatu yamara ngo akagwana ngo araza kubwiriza ngo amusegere ku pasiteri ntabara arekoganiza umuhamagaro wiwe ukumenya ngo wa muntu afite umuhamagaro ikindi umuntu ni gute basengera umuntu akabara umwaka atabwiriza iwe akagira amahoro akaryama agasinzira ugomba utabwirije mu rusengero ubwiriza mu muhanda bwiriza mu bitaro bwiriza muri prison bwiriza mu mabase bwiriza mu mashuri muri primaire muri secondaire muri university genda ubwirize aho ukiri kuri iryo jambo ryo kubwiriza abavuga butumwa dufite benshi nabaje mu makanisa akomeye afite abakristo benshi mu gihe dufite abapagani mu mihanda n'ahandi abantu bakunda ninde abanyamulenge umwana umwe Yesu umwana wiwe butumwa naryo umunyamulenge Yesu umwana wiwe ngo ni bamukundukiza mbese ubona cyane bashaka kugaragara n'ubundi cyacu hakaba icyo nange kubwira icya kabiri umuhamagaro iyo hamagawe n'Imana hari ibintu bibiri ngiye kukubwira n'uhawe twumva byumva bizerekana ko wa muntu n'ugutamwemera nubwo bigenda guteye hamagawe n'Imana cyangwa atahamagawe n'Imana ijambo rya mbere icyo uhaye ukora wafa wimuka kizagumaho Yesu agize imyaka ingaha avuye ku isi 2023 umurimo wayo uracyakomeje icyo nicyo kintu cya mbere kizagaragaza yuko uri kumwe n'Imana ndi wimuka umurimo w'Imana uzagumaho nufa umurimo w'Imana uzagumaho kuko ari umurimo w'Imana atari uwawe naho turi mukubona abantu akamagana ngo atanga ikanisa agashuha akadukanga akagira abantu ngo natanga ikanisa ni muze mukanya rigahwama somehow ni ambition zabo icyakabiri hara ikizakwereka ko wa muntu hari ikibazo atahamagawe n'Imana cyangwa afite ugwikweke nuko kizagenda abwira abantu yeme natanga ikanisa hano ni muze kurabwira nde wabwiye data waguhamagaye iwaguhamagaye azaguhamagarira ejo bundi hari ya Kentucky hari abahungu bagiye basenze mu ishuri barasenga birirwamo bararamwo abandi bantu baraza naje muri Afrika hamaze kugera abantu 10,000 barabahamagaye umwuka w'Imana nusenga Imana yaguhamagaye ugapfukama ku mavi Imana izabwira abantu ko hano hari itorero naho kwinjiriza n'umuryango biza bintera nisese bikantera n'ubwo biza bici none se hari aho byanditse kuko uzo umukristo wamusinga none nutazi wanje kwa musinga nzorakara turi umwishwa waje kwitaza kwa nyokoroma hari aho byanditse kugomba gusenga kwa nyokoroma uzosenga ariko nawe bivuga ko iri kanisa ryiganjemo abasinga bene wanyu oya harimo abantu bose umusinga waje ntitugamwirukana ariko ntabwo twagomba kumubwira ngo nasi kandi Kose oya sinica ariko yaje ku giti ntabwo tugomba kumubwira ngo ase naza ni karibu nataza ntacaha yakoze ndatekereza ko ibintu wavuga ubifitemo experience ari kanisa wararitangiye ubuzima bubayemo waragenze umaze kubona itandukaniro kameme mu makanisa hari niyo mpamvu byo tuvuga bifite ishingiro reka tugaruke ku kindi kibazo cyo gucikamo kw'amakanisa cyangwa se ibyo bita ngo kwagura umurimo w'Imana ubundi wemera ko ari ukwagura umurimo w'Imana cyangwa ari ugucikamo uko bavuga byose ndabyemera hari Imana yoshaka ko itorero ryaguka kuko bize ndabyemera icya kabiri nemera yuko hashobora kuba harimo hari umuntu wavuze ijambo aravuga ngo nuja mu kintu utagikunda cyane uzakivamo ikigaragaza ko bavamo nuko baba ari ahantu badakunze nuja ahantu urukundo ukunze ikintu ibibazo uzahura nabyo nibitarenga urukundo ukunze cya kintu nirutarenga ibibazo uzahura nabyo hari uzabivamo baba bari ahantu badakunze badashaka bamwe nukuva nabo bitirirwa ikintu niyo mpamvu bagenda bashika mu makanisa agashira abandi nuko baba bari ahantu badakunze cyangwa badakunze umuyobozi kuko none urambwira ngo abasirikare tibaza bafa tibarwana bagapfa wari wumva bava mu gisirikare azarwana agapfa bakamuhana nambura ahantu kunze hari ijambo za nkunda gusubiramo uzabwo byavuzwe na Mao Setungo rivuga ngo nothing to live for nothing to die for
nukuvuga ngo naba ntacyo gihari wofira no kubaho kwawe ntacyo umaze. Nuko ugomba kuba hano ukavuga ngo ngiye ikindi kiza kibitera nuko ahantu bataganiye ngo barebe impamvu ibajanye aho yarari ntaco yamaze ntandi impamvu yamujanye naho agiye ntazi kimujanye ko ntagishajanye. Ugomba kuba hano ukavuga ngo aha nari maziki iki kintu Imana yanshiriye hano Imana irambwiye ngo ngende ngifashe n'abariye. Ugomba kuja ahantu uri inkingi igiye gukomeza ikintu nuva ahantu ikanisa rigakomeza bizagara ko nta nico waruhamaze. None se nawe uvuye ahangaye ikanisa rigakomeza hari ugiye ugira gute? Bibiri zivuga ngo Imana yacu niyo nyiri torero niyo buye rikomeza imfuruka. Ugomba kuvuga ngo ubushake bw'Imana icyo gikora kiri mushake bw'Imana. Okay, ni impano yanje Imana yambaye nihenje kuyikoresha kugira ngo biheshe icubahiro. Ukavuga ngo naha warangiza ugashika umurimo wawe ukagaragara ukababera inkingi ukababera umukozi w'Imana ukaherera imbuto umurimo w'Imana ukazamuka Imana ikazabiguhembera mu ijuru. None uhuye no tubazo uragiye nahari uzahora n'ikibazo ugire gute ugende. None uzahora ugenda wirukanka ubindaya yo mu makanisa. Uziko dufite abantu baba pastori bahabagara makanisa 35 no soranga ngo bari very serious. Nje ntago nubikora ibyo bintu. Upastor wanje akoze icyaha no musengera kamubabarira kamwihanganira kamugenderera tugasengana nawe kugira ngo azamuke. None uzirukanka ugeze ryari uzava mu makanisa ugejya buriya harimo kutamenya icyo bashaka kuko aho uzaje hose uzahura n'ibibazo ibyo ukora nutabikunda ku rwego uzihanganira ibibazo uzohura nabyo uzowirukanka urinde upfa ntacusize. Uzi ko hari abapaseri bazopfa tukabiha gusara tukabona abapaseri bapfuye ariko hakabura intama nimwe ivuga ngo niwe wambirije. No birahari cyane kuko hano dufite umubare wa pasteri ngira ngo bamaze kuruta abakristo. Ikindi kibazo Reverend, ibi bintu bya desordre byo gucikamo kwa makanisa yego somehow ubona biterwa na bari abantu bari hanze bavuye hano bashike bara abapasteri baba bishop noneho bakaza guplanta amakanisa muri Afrika akaza akagukura mu ikanisa akubwira ati genda ugure intebe ugure keyboard ushake ikanisa nguhere tutangira ikanisa. Inyungu babigiramo bari abapasteri baza gufungura amakanisa nizi harimo ibintu bibiri nge nemera. Harimo umuhamagaro wo kumva ko bagomba kubabera abamissionnaire. Icyakabiri akaba n'abandi bakenera kuba ngo babikore bazamuka ba bishop ariko hari n'abandi ndeba nkabona bazabihomberamo ku rugero ugasanga bohereje amafaranga bamara bagategeka we pastor sengero yugira gutya ukuvikanisa ryacitsemo none ryacitsemo ejo none ugasanga ahora avomera muri mu rutete ahora avomera muri failing aho ngaho biva kuri bo. Ni gute woshingira umwana wamaruka mubwira uko arere rugo rwo kazugenda ukaza kumutegekera nabo wasengiye umupasiteri mureke azabasengera azitorero rye niwe ugomba kumubwira ngo ukora iki. Ntabwo uje kubwira ngo nibasengere umudiyakoni muri Kenya wowe uri muri Amerika. Icyo ngico ndemera aho ngaho yanya nawe usanga ari bo bateza ibibazo. Ijambo rya kabiri njaka kubwira wowe utazi bamwe bazakena kubwira uko bazakena unyumve neza twiganirije nawe ntuzi gushaka aba sponsor tuzi icyongereza tuzi gukora fundraising tuzi icyo bita banquet tuzabona umutera nkunga ufata amafaranga yawe wari kuzarya mu busaza uyohereze muri Kenya mu Bugande muri Kongo hari tuzabona umusponsor numwe ufata y'abana bawe ufata y'abuzukuru bawe none ufate wewe n'umugore wawe mufate amafaranga yanyu mwari kuzasavinga muyashore muri church numara harya muri naho mutanga icyacu none usange mwaba nje ko mfite mu experience mfite amakanisa hano wikorera amakanisa nurangiza wishira amabiri yawe muri Amerika uzabivamo babantu bazokenda gutya. None se bari aba bishop bafite amakanisa hano bakoresha amafaranga y'umwaka ugashira cyangwa bafite batera nkunga. Imana ishimwe n'abafite batera nkunga nanjye ndasaba Imana ngo bona batera nkunga niba tababona bagakoresha amafaranga yabo imyaka 5 10 15 none se namba afite imyaka 60 wenyine akaba asigaje imyaka 5 yo gukora cyangwa 10 akabafata ya mafaranga yiwe ahagenda plan ayohereza amacace ngo bagira amacace none urambwira ngo saving ingo yo mu busaza izava he? Bamwe bazaje kwicuza basanga ya makanisa ntahari n'amafaranga yo mu busaza ntayo nta mafaranga babitse usanga abantu barahangayitse cyane. Iki ni ikibazo nagenzuye nsanga dufite ikibazo ugasanga umuntu ukarabohereza 10,000 20,000 ariko waje gusanga muri konti yiwe ntakintu kirimo. None urambwira ngo kuko amafaranga yahawe ijambo mu ikanisa mu buryo usanga na hano
umugabo ufite amafaranga niwe bicaza imbere yaba ari umupagani mu buryo ne yakora icyaha cyangwa se umwe wo muryango we adashobora guhanwa. Mbese ufite amafaranga utanga ituro rinini niwe muntu ufite agaciro mu makanisa yacu hano. Oya, ntabwo birivuga ngo musuzugura abantu, kandi bira ndivuga ngo mwicaza abantu bijanye na classe yabo. Oya, nambura umudiyakoni wicaza ahantu aho akwiriye kwicara, ariko ndagushira umuntu imbere ngo kubera ko yatanze itoro rinini, ngo kubera yatanze amafaranga. Oya, ibyo ngibyo ni intege nke z'ikanisa, ni intege nke z'abadiyakoni, ni intege nke z'abapastori. Umuntu agomba kwicara hasan, none umuntu yaje mbere kumva ijambo ry'Imana yicara imbere. Igihe umuvuga ubutumwa atangiye kubwiriza, muramuhagurukije mumukura mu mwuka, kubera ko uriya muntu yakereje agomba kwicara inyuma. Naje nama nakereje nicara aho ngomba kwicara hari inyuma aho hari intebe. Ibyo ngije tugomba guhindura ibyo bintu. Kama kanisa menshi y'Abanyamerika wicara aho usanze intebe zigize, urabura docteur n'aburi millionaire, I don't care. Iyi ni cyaca twaje kumva ijambo ry'Imana, ntabwo twaje gushaka intebe. Ibi bigomba gushira. Ikindi je ahogera ngo mvugeho banyumve cyane, abana b'abasore mu minsi mike muri Amerika, kugira ngo uzamusengere ku pasteur ndakurahiye. Kubera iki experience aba pasteur baba batwereka muri no minsi, izi ntambara zo mu makanisa zigenda zitera abasore kuba degute n'ama churches. Bizagera ahantu tubura abana bato baba abapastori. Gusa icyo nshaka kwemezanya nawe niki, umuntu uzasenga ku mupastori ni umuntu ufite umuhamagaro. Kubera ko twebwe abantu bari mu gutinya kubwira abantu ukuri. Njewe ndi mu kwifuza nabaye umupastori ndi umusiribateri, mbijamwo uko bimwe nabitekereza nasanze atari ko bimeze. Ndavunika, sinshaka ko umuntu azobijamwo atarabihamagariwemo. Uzabijemwo uzi neza. Icyakugoye ni iki nkisomo wakuyemo mu gihe cyose ugize muri no murimo? Icyangoye uko wibwire kwintu ko bimeze siko bimeze. Mwe mubona abapastori bicaye hariya mukagana abagira amahoro, barago. Uzi umuntu kukuvuga nabi ntako mugiraga, uzi umuntu kukubeshera ntako mugiraga. Iyi ntapirizo ufite ntumukubita ntumufunga. Uzi umuntu ko amavuga ngo musingari ifaranga z'ikanisa, sindi comptable. Umuntu akamanyikorera kandi siniburanira gusa kugira ngo bazaje kunkiriya ringa bangira umwe. Umutima wanje wera ntaje faranga nariye, kandi nsindi buvuga mu ikanisa sindi hunga. Ta exit ifite. Nabwiye umugore wanje ngo ni one way without exit. None urabwira ngo ubunyine wonkura kuri upasire nkabusubiramo sinkubesha. Nova hano bakankura kuri igrees. Ti wo mfatira he? Kwamaje gutangiza company. Birashobora ko hari abantu baza baregreta kuba baragiye mu bintu batabizi. Bose bano bapasiri bose bazabamara kujamwe bakaregreta. Ikubwira ko baza baregreta. Bano bagiye hanze abazatangiza amakanisa nimbago. Hari nabandi baba bakora ubunyine batazuza bakora. Igihe kizogera kuko kuja mu bupasiteri si kariyeri yo kuja kurira mu ifaranga. Nahantu ugomba kujugiye gukorera Imana ari umuhamagaro witangiye. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo vangusobanurira ijambo. Yesu yaravuze ngo nukwiyanga ngo wamara gutora umusaraba ukawikorera. Ugira ngo niki? Numuruho watoye. Ka ugomba kugeramwo ukunda ubushoboye, intambara uzohuranamo nazo uzazihanganira. Niyo mpamvu bamwe akabazo gato karaba kanganurwa mundagiye wagiye ari wakuzanye waje kugira gutana. Niyo yagiye azohava na azogenda ruhagire hehe. Iyo wahamagawe n'Imana nukuvuga ngo ufite umuhamagaro uzapfira. Yesu kugira ngo Yesu yaje atazi ko azapfa. Yesu yaje ko kwisi bigoye, azi ko abantu bagoye, azi ko intambara zihari, azi ko abantu bazomwanga, azi ko bazomubamba bakamutera icumu. Kuja mu muhamagaro abantu bagomba kumenya kugoye, ariko harimo ingororano ziruta ibibazo duhuriramo nabyo. Rero ukabijamwo ubizi gahunda mfite nugutegura abana bacu bano basore bacu abaje kwiga baba ba docteur, abandi baba ba lawyer, abandi barimwo baba ba pasteur babihamagariwe. Apana kubijamwo harimo confusion. Ngahetekereza sha papa utekereze nkanje watangiye grace ariko sinoyiraga umugore wawe. Nukuvuga ngo nahandi Imana yampamagaye kuyikorera izampa umugisha one way another. Papa sinogenda ubunyine muri grace usanga harimo amafaranga ugati Imana ishimwe uno munsi dufite $500 z'amadolari reka ntoremwo sohokana umugore wanje. Nukubanza ngasabitore none uzurumva ibyo bintu byoroshe uzi gukorera amafaranga. Niyo mpamvu tugira pastor ngo yari ifaranga yari yagiyemo atabiza azi ngo zazatora. None se babaho gute ko tubona abapasiteri benshi hano badakora? Nimutabahemba barahangayika bakora bagahemuka. Barabahemba gute bo abakristo babo ko nta bushobozi bafite bari hano? Naba badahari ni haba umupasiteri umwe gusa, abandi baje mutuzi bakora. Icya kabiri na pasiteri naba batamuhenze naje mu kazi naje gukora waye dakora kubera kadakora. Arambara costume aje mu bitenge cyangwa costume ninde costume irimo inzara ibaho. Naje mu kazi ubu nyine nimva hano uko nasabye ofu mu kazi
ndakora na hano narakoraga nabaye hano uzabaze abantu twabanye hano nafataga break kavuga ngo iyi weekend sinkora ndaba ndi ku rusengero kuwa gatandatu ubona nirwo masengesho nasabaga off rero ugomba gukora yaba uri muri Kenya namba udakora inzari zo gukubita uteze ibibazo mu ikanisa ngo ukure gwanira amaturo. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro kubera ko wenda twavuze ibintu byinshi kandi twonabimara mu kanisa hari ibibazo byinshi ariko muri make dusoza inshusho ubona iri mu itorero ryacu kuri none ibibazo ubona bigomba kurangira gutubona kanisa rikwiye gufata iyihe nshusho by'umwihariko abapasteri n'abakristo abo bantu ubona bakwiye kugira iyihe nshusho mu muhamagaro wabo cyangwa umurimo bakora w'Imana. Hari ibintu bibiri bigomba gukosoka abakristo mugomba gukunda abashumba banyu ugomba gukunda pasteri wawe kugira ngo abakorere neza mumuha amahoro mumukunde mumushigikire mumubaze ngo se niki twokora niki twogufasha muganire nawe mumwegere mumusubize mu intege abapasteri mukunda abashumba banyu nurangiza ukora ico Imana yaguhamagariye apana ico wewe ushaka gusa uvuge ngo ngiye namba ari ugukubura kanisa namba ari ugutera intebe namba ari ubudiyakoni ukora ico Imana ishaka muri wa murimo Imana yaguhamagariye nurangiza ushigikira abashumba banyu mukomeza amaboko yabo Mose yageraga bamushigikira nta mukozi w'Imana numwe utaragize abantu bamushigikira iyo wagize gusobanura gutera stress tuzi ukora neza muhe pastor wanyu amahoro mumuhe byishimo mumwegere mumukomeze iyo mwateye umuyobozi stress buriya murya nabi ndimubwiriza buriya mu itorero iyo mwagize nk'intambara uzi ko abantu bamwe batazabasinzira abantu ndi bazabasinzira abantu bamwe barara bavuga bakarara bavuga ngo nakarasohoka ngo nakayagiye bano bantu bose abaga iyo mutavuye gwikanisa abapaseri barakomereka abakristo bagakomereka ibibazo bikaba abantu batuze bareke kujarajara mu makanisa ikindi abapaseri nabo batuze nta mpamvu yo gusura umukristo ngo ziwacu aze kugira gute warese kaje hashaka ico twita liberté de culte umukristo asengera hashaka agasohoka igihe hashaka agakora uko umutima w'umubwiye kubw'icubahiro c'Imana ndasaba abantu ngo batuze abakristo nabo bashigikira abapastori babo abapaseri nabo bashigikira abakristo babo babegere abandi Imana izazana bazaze bareke kwirukanga mu bakristo buriya iyo wabwiye abantu babiri batatu ngo muzi wanje ubu hagenda wimara amavuta abakristo bagasigara bakuvuga hanze ngo noneho ngo yari wanje ngo avuya kujuza usohoka bakakutuvuga baratwarago niyo mpamvu jewe mu bintu nanga nkubwira ngo uzazi wacu aze kugira gute umunsi twahanye nayo kontra nza gutangiza yarambwiye ngo naritangiraga iki sireka mbone bazaze cyangwa bareke si Imana yampamagaye nzahangayika ganje. Pastor Musinga Rupande reka tugushimire kuko waduhaye umwanya ndetse n'ibitekerezo byiza ubashe gusangiza abantu bakoze cyane. Murakoze Imana ibaho umugisha dukomeze dukorera Imana dukundane dukundi wacu dukunda abantu wari imbuto zikwiriye abana b'Imana umunsi umwe Imana izaguha ingororano zikwiriye ibyo wakoze. Imana ibaho umugisha mwari kumwe na Musinga Rupande. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro muri ahatandukanye mugira ibihe byiza mugira amahoro y'Imana turi kumwe naho ubutaha.